ese kada abakobwa b'iki gihe ubona gute wowe abakobwa b'iki gihe ubona gute Chamba bona neza kabisa nta kintu batwaye nawe na gito ngo imbere ni heza uvuze ngo iki moya nta kintu batwaye bose ni beza hari abo ubona ukabona ni beza abandi ukabona ni beza cyane uyu mwana twajyaga mubona ku mbuga nkoranyambaga nkagira ngo ni mwiza none turahuye mbona ni mwiza cyane ariko Gaddafi rwose atashiri kuno bivuga mu cyongereza in real life you look atari kumwe inzoga utaza kujya mu cyongereza cyanyashye mu cyongereza dore oya ariko harakantu numvishe buriya ngo iyo umuntu unywa inzoga niba uzi kunywa inzoga ukazinywa still ugakomeza ukavuga ikinyarwanda menya ko izo nzoga ziba zapfuye ubusa izo nzoga ngo nta cyongereza cya do iyi bayita ingwe ubu kigezemo ingwe jina no uhera mu kinyarwanda cyuzuye kwa muntu kwa gatoya ukagera mu giswahili ubu ngeze mu cyongereza ningera mu gifaransa ntabwo ngaho uvuga kugeza mu cyongereza twumve bivuga mu cyongereza tungeze mu cyongereza ngeze mu cyongereza nyine utweretseho ikinyarwanda ugafata ku gacupa uvuga uti ingeze mu cyongereza ariko bivuga mu cyongereza I'm English wanyumvise ongera subiremo Rato Sheri on Instagram you look princess but in real life you look an angel. thank you umubwiye ngo ikibwo ngubwo ni ibintu agana gumva icyongereza wapi akira soma mu cyongereza kugira ngo tugendane